iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bahindura ahantu h'amasoko ngo imvura y'umuhindo icyamika imigisha ngo bagende bagwiza imbaraga ngo umuntu wese wo muri bo akaboneka mu maso y'Imana. Yesu ashimwe, turabasuhuje, turabashimiye Imana bamugisha kubw'umusanzu wanyu wo gukurikirana ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Nitwa Gustave Wanyirigira, ndashaka yuko uyu munsi ari tuganira amagambo y'Imana. Reka nsenge dusome amagambo makeya tuyavuge iminota mikeya. Mana turagushimiye kuko uri umukozi w'umuhanga kandi uri Imana nziza, uri Imana ikomeye. Turagushimiye kubw'umuhamagaro wawe, turagushimiye data wa twese mwiza kuko ukomeje kukiturinda. Dawidi arandika muri Zaburi 125 ngo nk'uko imisozi yose igose Yerusalemu uko ni kuiteka gusa abantu be. Turagushimiye ko kitugose aka kanya tugiye kuganira ijambo ryawe Mana, reka riyoborwe n'imbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gufatanya ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 84. Turasoma umurongo wa 6 n'umurongo wa 7 n'umurongo wa 8 twumve icyo umwuka w'Imana avugana natwe. Umurongo wa 6 aranditse ngo hahirwa umuntu gufitemo imbaraga, hahirwa bafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni, iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bahindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icyamika imigisha, bagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese wo muri bo aboneka mu maso y'Imana Siyoni. Mwakire neza amagambo y'Imana. Bibiliya itubwira yuko iyi Zaburi ni Zaburi yahimbishijwe ijwi ry'injyana bita gititsi, ikaba Zaburi yabo bita bene Kora. Uyu Kora yabaye umugabo w'ikimenywa bose muri Isiraheli. Hari abantu burya bamamara ku makuru atari meza, hari n'abandi bamamara ku nkuru nziza. Uyu mugabo rero bita Kora yari yaramamaye ku nkuru zitari nziza muri Isiraheli, kuko we n'abagabo babiri wo bita Datani na Biramu ngo bashatse ngo kurwanya ubutegetsi bw'Imana. Kuko ubutegetsi bwa Mose na grand frère we bita Aroni na mushiki wabo sister Miriam ngo barabirebaga ngo bakabona ni nk'ibintu by'akazungo byubakitse ukuntu mwitore. Hanyuma Kora akajya atariko se kuki Mose ajyaho akigira umuhanuzi, mukuru we akigira umutambyi, mushiki wabo ngo akigira mujakazi ngo umuntu wahanitse mu kuririmba cyane. Ibi bintu ntibya birimo ubukoroni, ngo bahita basinema itsinda ryo kurwanya Imana we bita Kora, Datani na Biramu. Ndagira ngo muri amagambo tugiye kuganira dukuremo isomo rivuga ngo twirinde kugoma. Aba bagabo bashaka kugomera Imana, uwo bita Kora, Datani na Biramu bashaka gukuraho ubutegetsi bwa Mose, bashaka kwimika ubwabo. Imana irangije irebye urugomo rw'aba bagabo, Imana irababara. Imana nibwo kubwira Mose agiye gusenga, Imana iramubwira ati Mose rero bwira Kora, Datani na Biramu n'abashyigikiye bajya uruhande rwabo, muze kubisoma mu bice 16 by'igitabo cyo kubara. Abajya uruhande rwabo n'abari ku ruhande rwawe bajya uruhande rwawe, hanyuma ngira icyo nkora ndi Uwiteka Imana. Ariko Mose akaba yari yasabye ikimenyetso, aravuga ngo Mana nimba ubu buyobozi ari wowe wabumpaye, igihano uri buhereza ahantu ubahereza igihano kidasanzwe. Bibiliya iratubwira ngo abagiye ku ruhande rwa Kora, Datani na Biramu babaye 250, hanyuma abandi bajya ku ruhande rwa Mose. Imana irangije ikora agatendo katazibagirana mu mateka y'isi, yahise yasamura ubutaka, irangije itishingura aba bantu bose bari bari ku ruhande rwa Kora, Datani na Biramu. Aferi yabo irangirira amaho. Imana itugire neza, turi ku ijambo rivuga ngo twirinde kugoma. Rero mu gihe bari barimo bisobanura, hari bene Kora batagiye ku ruhande rwa se. Baravuze ati ariko se Mose watuyoboye akadukura muri Egiputa, akubitije Farawo ibimenyetso 10. Mose waduhereye wasenze Imana ikaduha ibyo kurya tukarya mu butayu. Mose waduhereye amazi kuri Mara tukanywa. Mose warwambukije inyanja itukura. Uyu mugabo twavuye tukajya he? Aba bantu rero ntabwo bigeze bajya ku ruhande rwa se, ahubwo bagiye ku ruhande rwa Mose. Abangaba rero mu Imana hashinguye ntabwo bari barimo. Hanyuma amakuru amwe namwe atubwira yuko byanditswe bimwe na bimwe bitubwira yuko aba bantu bari batuye Yerusalemu
bari bamaze iminsi bafite icyifuzo cyo kuzajya gusenga ku musozi wa Siyoni, kuko iyo wavaga i Yerusalemu ugiye hejuru ku musozi wa Siyoni wanyuraga ahantu hari igikombe cyari kirifite akagezi bita Kidroni. Aka ni akagezi gafite amateka atari meza muri Bibiliya. Nimuza gusoma muzasanga hari aho uyu mwana wa Dawidi witwa Salomo yasezeranye n'umugabo bita Shimeyi, aramubwira ngo nurenga Kidroni ntuzabura gupfa. Muraza gusanga nanone mu ngoma za kabiri mu bice 15 ari inkuru z'umwami bita Asa, ngo yafashe ikigirwamana nyina yasengaga ngo aragitemagura, ngo arangije ajya kwikira ku kagezi ka Kidroni. Amakuru amwe namwe avuga yuko uyu Musamariya w'umunyembabazi uboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, ugaragara nk'uwakubiswe. Amakuru amwe namwe atubwira yuko yakubitiwe kuri aka kagezi kitwa Kidroni. Hanyuma birikana tubwira yuko ubwo bafataga Yesu yari amaze kwambuka Kidroni ageze ku gashyamba k'i Getsemani. Aka rero ni akagezi kari gafite amateka atari meza muri Bibiliya. Hanyuma rero ahantu ngo habaga abantu babicanyi babambuzi. Hanyuma aba bene Kora ngo iyo bazindukaga mu gitondo bagiye ku musozi gusenga, ngo banyuraga hano kuri Kidroni bagasanga abanzi babo bahageze, kuko habaga abantu babambuzi bajyaga bambura abantu bakabahabicira. Hanyuma aba bene Kora bazinduka mu gitondo bafite ibitambo by'Imana, bagera hano kuri aka kagezi Kidroni bagasanga abanzi babo babateze, bigatuma basubira i Yerusalemu batagiye gutamba. Ibyo byifuzo babimarana igihe mu mitima yabo, nk'uko natwe muri iyi minsi korona yari yaraje, insengero barazifunze, ubutayu barabufunze, ariko dufite ibyifuzo tuvuga ati umunsi bafunguye Kanyarira, bafunguye Kinyamakara tuzajya, ariko inzira zidahari kubera korona. Nabo niko byari bimeze. Ibyo byifuzo babimarana iminsi mu mitima. Hanyuma mu gitondo bazinduka bafite ibitambo bagiye gutambira Uwiteka, bagera kuri Kidroni bagasanga abanze bo ntabahari, ariko bagasanga babateza ibizira nk'ibintu by'inyama byifishije ukuntu ku musozi, bagasanga babateza ibizira. Hanyuma bigatuma basubirayo badatambye, kuko iyo bavuga ufite ibitambo by'Imana hari ibintu utabaga wemerewe kurebana nabyo mu maso, nk'ibintu by'inyama byifishije ukuntu ku musozi. Nuko byari bimeze. Bahagera rero bagasanga abanze babo ntabahari, ariko babateza ibizira, basubirayo badatambye. Barangije bafata umunsi umwe ibihe byo gusenga Imana, bagirana ibihe byiza n'Imana. Barangije barasenga, bariyiriza, baratura, basenga Imana bafite icyifuzo cyo kugira ngo Imana ibacire inzira bajye gutamba ibitambo kuri uyu musozi. Hanyuma rero ninjoro Imana yumva gusenga kwabo, irangije ngo igushije imvura ngo imikuku iraza gikukumura bya bizira byose abanzi babo babaga babateze. Aba bene Kora rero mu gitondo bazindutse bagiye gutamba kuri uyu musozi, bagezeho basanga ibya bizira n'abanzi bo ntabahari. Nibwo rero kuzamuka uyu musozi baririmba indirimbo, baririmba ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, ngo hahirwa bafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni, ngiyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bahindura ahantu h'amasoko, ngo imvura y'umuhindo icyamika imigisha, ngo bagende bagwiza imbaraga, ngo umuntu wese wo muri bo akaboneka mu maso y'Imana Siyoni. Niyo magambo twasomye. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa bafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Ijambo twari turimo kwiga ni ijambo rivuga ngo twirinde kugoma. Ndashoje, ariko twirinde kugoma aho dusengera, aho dutuye, twirinde kugoma. Biravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa bafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Mwakire neza amagambo y'Imana. Turagushimiye uwera wa Isirayeli, turagushimiye kuko uri Imana iyoboye iri jambo. Iri jambo ryawe ntabwo ndisengeye kuko ubwaryo rirasengeye, ahubwo nsengeye imitima y'abagiye kuryakira, kugira ngo Data wa twese mwiza nirigera mu mitima yacu riduhindukiremo nk'isoko idudubiza. Niko Yesu yabwiye uriya Musamariya yari asanze ku iriba rya Yakobo, aramubwira ngo aya mazi nguha uyanyweye ntabwo yongera kugira inyota ukundi. Nta yandi mazi Yesu yari afite, amazi yari afite ni ijambo yari kumuhereza ryagera muri we rikamuhindukira nk'isoko idudubiza. Kuko aramubwiye ngo genda uzane umugabo wawe, hanyuma mbaye aya mazi mutazongera kugaruka kuvoma ukundi. Ariko uyu mugore ngo aramubwira ati databuja nta mugabo ngira. Yesu aramubwira ngo umbwije ukuri yuko nta mugabo ufite, kuko uretse na bariya batanu n'uyu mwararanye iri joro ntago ari uwawe. Ntabwo uyu mugore yari afite inyota y'amazi, ahubwo yari afite inyota ry'irari ry'ubusambanyi. Amazi Yesu yari kumuha yari amazi ijambo yari kumuha, akamuhindukiramo, akamubera nk'isoko idudubiza, akamumarira irari ryose. Sengera imitima y'abantu bakirira ijambo, kugira ngo nirigera muri bo ribahindukira isoko, rizababere nk'urwego ruzabageza mu gihugu cy'Isiyoni.
urakoze kumvise gusenga kwacu, urakoze kubwira ijambo uyoboye ukarigeza ku bari buryakire, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe, amen.